Uriga ndikubaza ikibazo kimwe musubize yego cyangwa oya. U Rwanda rugizwe n'ibihugu 4 ndetse n'umujyi wa Kigali. Yego cyangwa oya? Oya. Urakoze cyane. Gitari cyatumye nyikunda. Gitari ni igikoresho cy'umuziki kiryoha kugicuranga. Ngo narasize nuko utarakunda ndabizi byuza bimbaze. Maze iminsi mubona ibintu byinshi bitandukanye tubashyirira kuri channel yacu ya Mfata Ikiganza TV, aho muhasanga amagambo menshi y'ubwenge, ibiganiro bitandukanye ndetse n'impano zitandukanye tugenda tubahereza cyangwa se tubashyira kugira ngo mukomeze munezerwe. Uyu munsi ntibisanzwe turi kumwe n'abasore bakiri bato cyane bafite impano zitandukanye. Muraza kuba mwiyumvira ko nanjye ntabwo nzizi, ahubwo bo ubwabo baraza kuba abatwibwira. Icyo usabwa ni gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ufashe umwana w'umunyarwanda mu gutera imbere afashijwemo n'impano yifitemo. Reka dutangire. Turi kumwe n'abasore batandukanye bagiye kubanza bakatwibwira mu mpano zabo. Turi kumwe n'umuntu hariya mbona gutyo ukuntu araza kutwibwira, tubwire ese mino group we akoramo iki, sina n'umuririmbyi cyangwa se afite ikintu ashinzwe, ubundi dukomeze. Kadere ku musore uri hano imbere yacu atwibwire, ariko aratwibwira nk'iki akoresheje impano ye, amazina araza kuza nyuma. Kari umusore. Amazina yanjye nitwa Niyonshuti Emmanuel, nkaba ndi umucuranzi muri groupe orchestre Kabgayi. Wow, mbega ibintu bishimishije cyane. Uri umucuranzi, ucuranga iki? Curanga gitari. Yonyine? Gitari ihe? Gitari acoustic. Acoustic. Wow, good. Turi kumwe n'undi musore hano w'inzobe, nawe aratwibwira mu mpano ye kugira ngo dukomeze tuganire twese tuziranye. Hashize iminsi umutima wanjye udatera neza, ntekerezo nikundira. Amazina yanjye banyita Singizimana Bosco, nkaba ndi umuririmbyi, nkaba n'umucuranzi. Uri umuririmbyi, uyu n'umucuranzi. Urimba yewe? Muri groupe orchestre. Iyihe? Kabgayi. Kabgayi. Urakoze cyane. Turi kumwe n'undi musore hano, nawe natwibwire. Nkumbuye umwana twareranywe, nkumbuye umwana twareranywe, guhura ijoro ndamurota, icyasama ngo tubane. Nanjye banyita Nsanzimana Tresfor, nkaba ndi umuririmbyi muri groupe orchestre, ariko nanjye ndi n'umucuranzi, nkaba ndirimba muri groupe orchestre Kabgayi. Ntabwo turi kumwe n'abasore, turi kumwe n'undi musore hari imbere nani inyuma yabo, yabitaruye ashaka kuba nafite ikindi kintu akoramo kidasanzwe, nawe natwibiye kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu twese tuziranye. We are the children of Don Bosco. Amazina yanjye nitwa Hatungimana Leonidas, banzi benshi ku izina rya Dembaba, twa abana bakunda kuntazira. Ndi umusareziyani hano Kabgayi, nkaba nari nashinzwe gukurikirana urubyiruko rurerewe muri orchestre Don Bosco Kabgayi. Murakoze cyane. Tutarakuvaho, wowe uri wigisha amajwi, uri umucuranzi, wigisha iki muri ino groupe? Turafatikanya nabo, ndetse navuga yuko atari no kwigisha, ahubwo twese hamwe dushira hamwe impano yo gucuranga tukanaririmba, umva ko bigiye bijyanye. Yego. Urakoze cyane. Reka no dutangire twese no muturirimbire mbere yuko dutangira ikiganiro. Buri wese twumvisha impano ye, no mugiye kuzikusanyiriza hamwe mwese impano zose mufite, maze dutangire ikiganiro cyacu mwamaze no kumvisha abantu yuko muri abahanga mu kuririmba ndetse no gucuranga.
kose byakubaho sinumvaga kunanarira undi zari nawe umuza urankunda maze nshira inyota baba y'amakote niguriraga ubu sinyinyiko zawe nkajya kurera ibye inshuti zanjye zose zihora zimbaza ngo amaro wagiye batazi ko umwana nkunda yantwaye umutima arafashira kunyumva n'ukurazi gukunda baba ivuga ngo narasaze nuko utarakunda ndabizi ntuzabimbaze nageze ukuntu nari meze mbere y'uko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho nukuri byakubaho uri umuntu byakubaho ubwiza ukuri bwose byakubaho uri umuntu benshi barabyumva bakanenga iby'urukundo ari amakenga bakavuga ngo ntikubeshya si uko mbibona narakunze ndacurama ariko sinigeze nicuza ubwo urukundo rwa mbere ubu kiburarura iyo ufite ugukunda akakugusha neza ibyo uvuga ngo narasaze ubwo utarakunda ndabizi ntuzabimbaze nageze ukuntu nari meze mbere y'uko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho nukuri byakubaho uri umuntu byakubaho mubwiza ukuri rwose byakubaho nukuri byakubaho uri umuntu byakubaho mubwiza ukuri rwose byakubaho. Wow. Murakoze cyane. Ese mwazingira amatsiko ubundi kwiye ngo indirimbo mwe mumaze kwimenya batwigiye kingana iki? ntabwo ari igihe kinini cyane. Nk'indirimbo mwayirepese kingana iki muyimenye neza? Indirimbo kuyirepeta uko uba washyizeho umwanya ukamenya ko uyishaka kuyimenya, urayitegereza ukayimenya kuko wajya nimba ko kuyishaka aho ugeze hose wayumva ukayitegaho amatwi ukayishyiraho umutima. Iyo wayishyizeho umutima iraza. Aho gitari kwicuranga birakwiga biravuna. Gitari ntabwo ikomera cyane iyo wayitayeho. Aho maze wayize igihe kingana iki kugira ngo ubugeze kwiravugezeho? Igihe nayize ntabwo ari kinini cyane. Iki gihe turi muri 2020 natangiye kwiga muri 2018. Ni ikintu cyatumye subitamo gucuranga gitari. Kuko udacuranze senti cyangwa gucuranga drum ugahitamo gucuranga gitari. Niki cyatumye gucuranga gitari? Gitari cyatumye nyikunda. Gitari ni igikoresho cy'umuziki kiryoha kugicuranga. Kunjye naragikunze bitewe n'abo nagiye mbona bagicuranga. Niyo mpamvu yatumye nanjye nza kukiga kugicuranga. Iyo uvuze ati ngiye nk'umucuranzi wa gitari intego yawe ni iyihe? Ubundi ucuranga ufite iyo ntego kugira ngo wishimishe gusa nk'umwana cyangwa se ufite target wihaye? Mfite target yo kugira ngo nanjye nzavemo umucuranzi ukomeye ucuranga ibintu bigaragara ahantu wenda ku isi wenda cyangwa mu kirori uko hagize uko byaba ari uko byagenze wenda bakamamagara ngo nimba acurangire.
ducurangiro gato kwirindi bumaze gucuranga unyiririmbira twumve iminota amasegonda atatu gusa. ibyo uvuga ngo narasize nuko utarakunda ndabizi byuza bimbaze. Okay, ntabwo nasanga kiborere. Urakoze cyane. Ntabwo uba muri group wenyine, uri kumwe n'abasore ahangaha b'abaririmbyi, twumvisha urumanga mu kuririmba. Ese kuki wavuze ati reka nze muri group orchestre nayo ndirimbi, wabitewe n'iki? Nk'umwana mutoya kwitajya gukina umupira, gukina basket na football, abana bakanze njye kuririmba. Urebye uko nakuze numvaga nshaka ibintu nyine bijyanye na muzika, numvaga mbikunze cyane mbishaka. Uhitamo kuvuga ngo reka mbe umuririmbyi be n'umucuranzi. Nibiki ibintu byakugoye ukinjira muri groupe? Bati ibintu byarangoye numva nahita mbireka burundu. Ikintu cyangoye ntabwo ari ibintu bikaze cyane, ariko ikintu cyabanje kungora no gufata amanota wenda kuri gitari. Nta kindi cyangoye. Nawe uzi gucuranga? Ndabizi. Mbakomeye gitari nawe ukora turabe ukuntu bigenza? Ndabona inyuma hari gitari, baguheze gitari nawe ukoreho, numva ukuntu nawe ukora ku mirye y'inanga, ufite umunota umwe wenyine. Waririmba, uri umuririmbyi mwiza, wanicurangira twumve. Yushaka yego. Indirimbo uzi kuririmba uzi no gucuranga neza. Okay, ragaze cyane numva ko uzi no gukora ku murye ko nsanze nawe uri umuhanga. Ese ni ikintu gigutera courage yo komeza kumenya ku gitari? Ko gitari ngira komera, njya umuntu wambwiye ati gitari sinayigira komera cyane mba nayincitse intege. Ni ikintu gituma gitari komeza kuyiga ndetse no kuririmba. Ni ikintu gigutera courage, motivation. Ikintu kinera courage mano mbishaka cyane ndikonze. Kuma n'umuntu nshaka kuzaba umucuranzi. Nkaba n'umuririmbyi nyine, kandi nkaba nagira wenda n'indirimbo zanjye nandika zikaba zasohoka nkazereka abatuye isi. Abyeyi baragufasha? Yaba binshyigikiramo ko wenda ndahangaha banyemereye nkaza, ubumva ko nta bufasha burenze ubwo ngubwo. Nakoze cyane. Okay, nakoze cyane. Reka turebe n'uyu musore turi kumwe, nawe uri umuririmbyi, kuki wahisemo kuririmba? Nanjye nyine numvaga mbikunze cyane, kuko nakuze numva rwose kabisa kuririmba mbikunze. Rwose numva nshaka kuzabikora. Ari igihe umubyeyi avuga ati njye sinatuma umwana wanjye ajya kuririmba ari igihe umuntu abikirara n'iki wanyu ntabwo bajya bakubuza? Oya, ntabwo bajya bambuza nyine, urabyumva imirimo rwose wakagombye gukora urayikora, ubundi bakaguha umwanya ukaza ahangaha ukaza kurepeta. Ese mu gihe watangiriye abantu mwatangiranye muri no groupe make rwe mwese? Urebye abagiye ni bake. Kuki utagiye? Njye nyine kuko numvaga mbikunze, mbishyize nk'ubushake rwose, numvaga nshaka kubimenya. Ufite gahunda we? Ni uvuga ati njye ndumva nshaka mu gihe runaka nzabangeza aha naha. Rwose nanjye nubwo nzi gucurangamo gake, ariko kuririmba nibyo numva cyane. Numva rwose byibuze ngiye no kuririmba mu mpara. Byagushimisha cyane. Uzakora iki rero ngo ube umuhanga mu kuririmba?
rwose ni ukugumya rwose gushyiraho ubushake kuko ndumva mbufite kabisa kugira ngo nzagereyo kabisa. Uzagereye n'ubushake. Okay. Ntabwo turi kumwe n'abantu bajene twenyine, ariko mbere ko twakira umuyobozi wanyu cyangwa se umwarimu wanyu, mwongere mu ducurangiro gatoya nk'umunota umwe, indirimbo imwe gato cyane, ubundi dukomeze twakire umwarimu wanyu. Murakoze cyane. Tugiye kugana ku musozo ikiganiro twageraga namwe mu gihe rajya ku mwarimu wanyu, ni ubuhe butumwa mwaha abandi bana bifuza kwiga gitari? Abazi ko gitari kwiga bigora, nayo narayize intoki zenda gucikamo kabiri mtambyihorera. Mu gihe ubutumwa muhereza abandi bana bakunda gucuranga gitari ariko bakabona bayicurangira bakumva yuko kwiga bisaba kuba ufite amafaranga, mu gihe kintu mubabwira? Kwiga gitari ntabwo ari bwo bisaba kuba ufite amafaranga. Igihe Imana ibigufashijemo ugenda nawe ukabona uburyo bwo kuyiga, kandi gitari ntabwo ikomera cyane iyo wayikunze. Abashaka kuyiga nabo nibabishyiraho umutima bazabibona, kandi Imana nabwo izabibafashamo. Niki umubyeyi yakorera umwana kugira ngo impano ye yifitemo imuteze imbere? Umubyeyi ikintu yakorera umwana rwose, iyo ubona umwana afite impano rwose uramureka rwose, ntabwo umubuza uburenganzira, uramureka rwose ahubwo ukabimufashamo kugira iyo mpano ye izamuka. Gute se amfashamo? N'ubundi umubyeyi yafashe umwana kugira ngo Imana yizamukane, aho mfashamo gute? Ayimufashamo gute? Ushobora rwose kujya umureka ukamuha umwanya akagenda agakoresha ubwo buhanga bwe kugira azamure iyo mpano ye. Wowe niki umwana yakora mu muryango we, sibyo, mu babyeyi we, kugira ngo ahabwe ibyo akeneye byose? Donc niki umwana akwiye gukora kugira ngo ahabwe ibyo akeneye byose? Abihabwe n'ababyeyi cyangwa se amurera? Ikintu umwana yakora ni uko ikintu cya mbere ni ukubaha ababyeyi be, akabumvira, akabafasha mu mirimo runaka baba bamuhaye. Sasa ibyo ngibyo iyo abikoze naho baramufasha mu kuzamura mu mpano ye, bayimubonamo ikazamuka. Muriga kubaza ikibazo kimwe, musubize yego cyangwa oya. U Rwanda rugizwe n'ibihugu 4 ndetse n'umujyi wa Kigali, yego cyangwa oya? Oya. Murakoze cyane. Reka twakire n'umwarimu wabo usanzwe abafasha cyane, buba hafi cyane mu kwiga uyu muziki. Turakwakiriye. Abana bamangiye kingana iki? Abana imyaka 2 kiraba bamukwira. Twatangiranye muri 2018 niko nari nkigera ngaho Kabgayi, numva yuko nihaye Imana mu muryango wasanze yani ba Don Bosco. Icyo gihe tumaze guhura na bibaganirijeho ko ntabwo ari ukubigisha ahubwo turajya hamwe tugafashanya, kuko nubwo bagiye babivuga ngo biroroha, buriya nta burabirangiza, nuko batarabona byinshi cyane. Ari nacyo gituma nk'abadukurikiye ashobora kuvuga ati bariya abana bafite intego runaka, bashaka kuba aba professionnel, bagaterera agacumu k'ubumwe, bagaterera naho ahabo kugira ngo aba bana bakomeze umugambi batangiye, kuko urumva bafite impano. Jewe rero tumaranye hafi imyaka 2, ariko ntabwo biga buri munsi, usanga biga muri weekend gusa,
nawe uciye mu izamu mwatangiye muri bangahe? twatangiye turi abana bageze kuri 11 ariko bagenda bazamuka kugera naho bageze mu 40 nanje nkaba mfite ibikoresho bike. Aha naberetse abagitari gusa ariko hari n'abacuranga sente, hari n'abandi baririmba, ni benshi cyane. Ese mwana 40 mwatangiranye ubu ngubu uyu munsi cyo gupresenta bangahe? Batangiranye n'abana 11 ariko baje kugera muri 40 ariko ubu ngubu abantu mbona babirimo neza bagera nko muri 30 abo n'abantu igihe dukora mbona yuko bitabiriye gahunda. Gira ubutumwa uhereza cyangwa se uha abandi bana bakunda gucuranga ndetse no kuririmba, ugira ikintu babwira ndetse ugire n'ubutumwa uha ababyeyi bafite abana babo bakunda ibintu byo gucuranga n'umuziki muri rusange. Murakoze cyane. Akajambo nabwira abana bakunda gucuranga nagahinira mu nshinga zitatu. Hariho inshinga ivuga ngo gutangira ndetse iya kabiri ikavuga ngo gukomeza, iya gatatu nayo ikavuga ngo to persevere, kwihangana. Noneho uratangira umurimo wari wose ndetse si no gucuranga gusa. Umurimo iyo urawutangira uba wihaye intego ushaka kugeraho. Buriya hatangira intego imbere y'uko umuntu atangira igikorwa cyose. Ubwo rero yavuga uti sinshaka kuva ku izima ntaragera ku cyo ngambiriye kuzageraho. Icyo gihe kwa kwihangana turangije kuvuga kuragufasha kugira ngo ukomeze. Ubundi iyo ucitse intege abantu benshi baraguseka nk'uko Bibiliya ikunda no kubivuga, wa musore yubatse inzu ahigejeje hagati akarambirwa, abantu bose bahanyuze bakamuseka. Rero nico nobwira urubyiruko runkurikiye, gucuranga ni ibintu ntago bikomera cyane iyo bikunze nk'uko bagiye babigarukaho. Buriya byose bipfira mu mutwe. Uvuze ati nshaka kubikora kandi nzabimenya, Imana nayo iragufasha. Buriya Imana iyo yeretse gahunda yawe ikabona nta kibazo biguteye kwitagatifuza kwawe irabigufasha. Icyo nabwira ababyeyi nabo bajye bareba impano y'umwana. Niba akunda umupira w'amaguru babimufashemo, niba akunda gucuranga babimufashemo. Don Bosco twakira umwana uwo ari we wese ukennye cyangwa ukize bakagufasha mu mpano yawe ukazamuka. Reka turashimire cyane, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Gusa ntarabasezeraho, mwegere agato kuri gitari mukoze akantu gato cyane kugira ngo n'uwari udutize amatwi yumve yuko hari akantu tugiye gusorezaho turi kumwe n'abacuranzi ndetse n'abaririmbyi mufatanyije nande na mwarimu wanyu, sibyo? Yego. Ibanga ry'urukundo Yesu akunda abantu. Ngwino urebe ibanga ry'urukundo Yesu akunda abantu. Hahirwa uwamusanze, ngwino urebe ukuntu yahisemo neza. Hahirwa uwamusanze, ngwino urebe ukuntu yahisemo neza.
reka tubashimire cyane mwese mwari mudukurikiye, tubifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire uzababere w'amata n'ubuki ndetse no guhirwa muri byose muzakora. Icyo musabwa ndi mu subscribe kugira ngo abana bacu abanyarwanda, Rwanda rw'ejo rugere aho twifuza namwe aho mwifuza. Murakoze cyane. Nitwa Alipe Ndayishimiye.